Hello guys, nizere ko mumeze neza cyane. Ikaze muri Let's Talk with K cyangwa se Let's Talk with Kageme, nizera ko mumeze neza cyane. Tugiye kuganira, mumbwire uko mwe mubitekereza, ari mwe mwabigenza gute, ninde uri mu makosa, muratanga iyihe nama. Mwumva ukuntu ikibazo cy'uyu munsi giteye. Umugore azengerejwe n'umusore babyaranye amusaba ko yamwandikishaho umwana, kandi nyamara uyu mugore yarangije kubaka urugo n'umwana yanditse ku mugabo bashakanye. Uti byagenze gute? Umusore yakundanye n'umukobwa, bamara igihe bakundana, inyuma bitegura kuza kubana nk'uko muri gupanga kubana nko mu mwaka ukurikiyeho, mutarabibwira ababyeyi mukiri muri processes zo kubipanga. Umuhungu aza kubona amahirwe yo kujya kwiga hanze, akamarayo imyaka hagati y'ine n'itanu. Umuhungu abonye ayo mahirwe yabwira umukobwa ati rero iby'ubukwe reka tube tubisubitse, tuzabisubukure n'ingaruka, nawe uzaba umaze kwiyubaka, hari icyo umaze kugeraho, noneho dukora ubukwe twubaka urugo rwacu dufite ibintu bifatika tumaze kugeraho. Umukobwa ko yakundaga umusore kandi bamaranye igihe bizerana, aramubwira ati okay, nta kibazo. Mu kujya hanze rero umukobwa agira gutya, ajya gusezera ku musore, umusore asiga amuteye inda ariko atabizi. Hagati aho ariko nubwo bakundanaga, umukobwa agiraga nyine abasore bamukunda, bamutereta bisanzwe, bimwe abasore batereta abakobwa, ugasanga afite undi ukabivamo ukikomereza ubuzima. Hakaba hari umusore rero wakuranye n'uwo mukobwa, aramutereta amusaba ko bakundana. Umukobwa aramuhakanira, amubwira ko afite undi muntu kandi biri seriye, bagiye kubaka urugo mu mwaka ukurikiyeho. Umusore ariyakira, aravuga ati soke nta kibazo, niba ufite umuntu nanjye mfite umuntu, sinakwifuza ko hari undi utuvangira, ko haje nta kibazo, tuba inshuti zisanzwe. N'ubundi uwo musore bari basanzwe baziranye, ari inshuti bisanzwe, akomeza kumera inshuti ya hafi cyane ko bari batuye no mu gace kamwe, akageza ku musuri wabo n'izindi nshuti bisanzwe. Iwabo umukobwa bakunda umusore, bakamufata nk'aho ari umuhungu batigeze babyara wabo nyine. Bibaho ngaho, umukobwa aza kumenya ko atwite inda ya wa musore yaragiye. Ariko umusore mu kugenda yagize hanze, akuraho nimero, akuraho connection yose imukonekta nabi wabo. Umukobwa aramwandikira ku mbuga nkoranyambaga, aramubura ahantu hose, aramubura neza burundu. Umukobwa amera nk'umusazi, yibaza ukuntu atwite, yibaza ukuntu agiye kubyara nta mugabo, ukuntu azategereza imyaka 5 ategereje umuntu utazi ko yanasize amuteye inda. Ibyo bimutera ubwoba, aravuga ati no mu rugo barangica, bagiye kunyirukana kambayeho. Muri kwa kwigunga ahora agerageza, amwandikira ahantu hose, ahamagara wa musore wamukunze akamuhakanira, umwe w'inshuti ye bisanzwe. Avuga ati se ko mbona wahindutse, kusigaye wigunga, kutakishimye, bimeze bite? Umukobwa amutekereza uko ibintu bimeze. Umusore abyumvisha, aramubwira ati rero inda yawe nganite? Ati ifite ukwezi kumwe, nabimenye akigenda hashize nk'ibyumweru bingahe, ifite ukwezi kumwe. Aramubwira ati noneho rero niba ntacyo bigutwaye, ukaba wumva utabyarira iwanyu, ukaba ubona uwo musore atakwitaba cyangwa se mutakivugana, warabuze amakuru ye, njyewe rwose ndacyagukunda, nemeye kubaha umwanzuro wawe kuko ufite fiancé, ariko kugira ngo ubyarire iwanyu, aho kugira ngo mve ibintu bikurenze kandi mpari ngukunda, njyewe ndemera tubane, iyo ndamvuge ko ari iyanjye, ubundi dukora ubukwe. Umukobwa yaratunguye cyane, yumva ibyo bintu ntibishoboka na nubwo byabaho. Aramubwira ati se gute wakwemera kurira umwana utari uwawe? Aramubwira ati njyewe igihe cyose umwana ari uwawe kandi ukaba wemera ko mubera se, njye nta kibazo umwana yaba wanjye kuko ndagukunda. Kandi ikindi ushobora no gusanga ntabyara, ntabwo rero nakwanga ngo nuko utwite, ushobora gusanga uwo ari wo mwana tuzagira wenyine, ntawamenya. Umukobwa avuga ati hoya reka mbanze mbitekerezeho, wenda yagize yabura amakonegisiyo, wenda baramwibye, buriya azageraho ajye ku murongo. Umusore aramubwira ati noneho iyo nda nigera mu mezi 3 ntibizarengane utarampa igisubizo, niba dukora ubukwe cyangwa tutabukora, kuko byaba byiza dukoze ubukwe utarabyara, nanjye nkabona uburyo nshyira ibintu kuri gahunda bitantunguye cyane. Umukobwa yiha igihe cy'inda y'amezi 3. Inda igeze ku mezi 3 umuhungu ataramusubiza, umukobwa nawe yafashe umwanzuro wo guhindura nimero ya telefone, akuraho connection zose yakoreshaga ku mbuga nkoranyambaga, social media yose arayafunga. Arangije yemerera wa muhungu ko babana. Umuhungu yaragiye ajya kwirega iwabo w'umukobwa, avuga ko bakoze amahano, akamutera inda, bityo ko bagomba gukora ubukwe bwihuta vuba vuba. Iwabo w'umukobwa kuko bari basanzwe bamuzi nk'umusore witonda, w'umwana mwiza, aho ruza kubasura, wari n'inshuti y'umukobwa wabo ariko bisanzwe, bajyaga banasereza umukobwa ati kuki atari we mukundana ko tubona ari we utwitaho cyane. Biza kurangira nyine babyishimiye, barabyemera.
iwabo w'umuhungu nabo kuko bari bazi umukobwa, urumva n'abantu bo mu gace kamwe, umukobwa baramwishimiye ndetse barabashyigikira, ubukwe burataha. Umukobwa amaze kubaka urugo, umusore ntiyigeze amwegera na gato, ntiyigeze amukoraho na rimwe. Yaramubwiye tutazagira ngo naraguprofise kuko utwite cyangwa se nashatse kukwigarurira bitewe n'uko wari uri mu bibazo. Njyewe nzaryamana nawe ari uko wankunze bikuvuye ku mutima, umfitiye urukundo twakundanye, atari ukumva ko nagufashije ukumva ko ugomba kugira icyuma. Umukobwa yarinze atwite iyo nda arabyara, umusore ataramukoraho na rimwe. Amaze kubyara, umusore yita ku mwana nk'uwe, baramwandikisha, umwana amuha urukundo, imfura y'ahantu hose akayipostinga, arata ahantu hose ko afite umwana. Ibi bintu bikomeye cyane. Umukobwa byaramurenze, abona nta muntu wigeze amukunda urukundo rungana gutyo. Afata umwanzuro wo kwita ku mugabo we, urukundo agenda rwihingamo ruraza, akunda umugabo we, nuko babana neza, bagira n'ubwo babyara abandi bantu. Kera kabaye rero umwana wabo yarakuze, yaratangiye n'amashuri, Nyamusore aragaruka, umwe wagiye mu mahanga. Amaze kugaruka aza gukora iperereza, nyine amenya ko umukobwa yabyaye, yashatse ndetse aza kubyara, ariko bazasanga uwo mwana akurikije igihe yavukiye byashoboka ko ari uwe. Niko rero kujya kureba wa mukobwa ngo yirebere koko ko wa mwana yaba atari uwe. Amaze kuhagera, urumva agashusho ntikaburamo, iyo washatse kureba ko umuntu umusa byanga bikunda biraboneka, cyane ko ari n'uwe koko. Arangije noneho atangira kumubabwira ko agiye kumuteranya n'umugabo we, abimubwire ko yamugeretseho indi itariye. Ntabwo umusore yari azi ko umukobwa yabanje kubiganira n'umugabo we. Umukobwa rwose ati uzagerageze uzagenda ubikore nta kibazo. Umuhungu ajya kureba umugabo w'umukobwa bakundanaga, arambwiye turiya mwana bakugereye sosi wawe, iriya nda ni iyanjye, ninjye nasize muteye inda, ibintu byose ndabizi ni iby'umusore. Umusore abona ntabwo umugabo atunguwe n'ikintu na kimwe. Ati se gute umwana n'uwawe, se gute byagenze gute? Ati rwose we kwigora uvuga ko umwana ari uwawe, kubera ko nk'uko ubizi ubutaka butakwanditseho si ubwawe, n'umwana utakwanditseho si uwawe. Uriya mwana n'uwanjye, yavukiye mu rugo rwanjye, anyanditseho n'imfura yanjye kandi azahora ari imfura yanjye, ntazigera aba uwawe, kandi ndamukunda cyane. Umusore yahise arakara kuko yahise abona ko umugabo asanzwe abizi ko umwana atari uwe. Atangira noneho guteza ingaro, ajya mu miryango yose, atangira gutera umukobwa ubwoba, akaza abwira abantu bose ko bamwibiye umwana, ko bamukoreye ubutekamutwe kugira ngo bamwibe umwana. Asaba umuryango ko wamuha umwana ukamwandikwaho. Iwabo w'umuhungu nabo batangira gushyira pressure ku mukobwa, ngo ko yamenye ko atwite ntababwire, byibura bo bananirwe kumwitaho niba yarabuze umuhungu wabo. Igihe yamuhamagaraga bikanga, kuki ataje kubareba ngo abwire ko yasize amutera inda, wenda bamwihakana bari bwafata icyemezo cyo gushaka undi mugabo. Bitangira kuba induru. Ubu rero uwo mugore aribaza ati se koko nakoze amakosa? Ese ko umwana tumurera neza, papa we afite amukunda, umwana abayeho neza nta kibazo afite, dufite n'abandi bana, kandi umwana wacu twapanze ko tuzabimubwira agize imyaka y'ubukure kugira ngo hatatazanakundana n'uwo bafitanye isano. Ko umwana akiri muto yari mu myaka 5 utajya kumubwira ngo uyu si papa wawe, ngo uriya ni papa wawe, ngo umwe ni papa wakubyaye, ngo undi n'uwakureze, koko nkora iki? Umusore rero yarakaniye ati ngomba kubwira umwana ko ari uwanjye. Umugore akabona ko ari ihungabana azatera umwana, cyane ko umwana ari muto adakwiye kumenya ibintu nk'ibyo, mu gihe umwana azi ko afite papa kandi papa we bakundana cyane. Muribaza mwebwe ku giti cyanyu, umusore koko ko mu mategeko umugabo wa nyina ari we se w'umwana, kandi uwo musore akaba atari umugabo wa nyina, bivuze ngo mu mategeko nta jambo afite kuri uwo mwana kurusha se umwanditseho. Kandi koko ko umwana abayeho neza, akunzwe, nta kibazo na kimwe afite. Ese umusore ko kacece kategereza igihe umwana azagira imyaka y'ubukure? Hanyuma se iyi miryango iri kwisaza iteza ingaro ngo umwuzukuru wabo umwana wabo, uyu mukobwa bakorera icyo abibwira iki? Cyane ko iri ryari ibanga riri hagati ye n'umugabo we, batari barigeze babwira abandi bantu ko inda burya atariye. Ari we wabigenza ute? Wakora iki? Twiganirire. Weberi kare byacikaguritse, nyine ongera umbwire. Kibazo iyi nagukorera nakubwiye kare, ngiye ku bwanjye ndumva umukobwa afite amakosa, yarihuse cyane.
kuko amezi 3 umuntu mutavugana ni make, ntabwo ushobora guhita wowe witekerereza ngo umuntu yaraguhemukiye kandi nta jambo ribi yakubwiye. Kuki usubwa umuntu ukunda utanahangaye kuvuga ngo wabona yarapfuye? none se ako bibikuye umukobwa aratwite ari iwabo mu bantu b'abakristo basenga, afite ubwoba ko banamwirukana. Noneho umuntu agiye hanze kwiga, nta nimero iriho, nta social media na zimwe ari active ngo uvuge ngo wenda uzi uko bimeze. Ubwo se uri umukobwa ategereza amezi arenze 3 ahubwo iyo nda ukazayijyana he kwanda? Ikibazo nyine cyabaye ko we afite ubwoba bw'ahantu ajyana inda, ariko njye nibaza ko nk'umuntu wari ufite umuntu bakundana azi iwabo yari kubanza akajya n'iwabo akabaza akamenya ko wenda umuhungu afite nimero nshyashya, ahubwo yanze kwereka umukobwa. Ariko ndumva utadutekerereza umuntu kuki se batibajije ngo wenda yageze hanze yapfuye cyangwa bamufunze, agahita ahubwo we ubwo umukobwa arahanira akoreye ikosa, we yahise ahindura social media ze, yazihinduye ariko ari uko amaze gukora mariage. Yararebye n'ubundi ndarangije kumuvinga, undi nakoze mariage ntago umuntu wakoze nakomeza. mariage mu mezi 3, umuhungu ashobora yaragarutse mu mezi 4. Uyu umuhungu yagarutse nyuma y'imyaka 4 arangije kwiga, nibwo yagarutse, ni nabwo yavuze. Okay, ubwo nubwo umuhungu ashobora kuba yaratinze akaba yarakoze ikosa, ariko ntabwo azi icyamubayeho. Kandi twirengagije ibyabo, njye numva umwana afite uburenganzira bwo kumenya umubyeyi we, akamumenya angana ate rero, kuko umwana urumva afite imyaka 5, urumva uwo mwana ntabwo wajya kumubwira ngo ufite ba papa babiri. Iyo myaka ni myinshi cyane, kuko ikintu cya mbere nkanjye nkuzera nkava mfite imyaka 15 bakakubwira ngo ni papa. Urukundo ubundi ngiye numva rugomba gutangira umuntu ari muto agakura akunda papa we, kuko ntabwo umuntu ukuze ufite imyaka 15 bakubwira nta kayi n'akaramu, ntabwo urukundo nawe wamwiyumvamo. None se ubwo urumva bakubwira uri umwana w'imyaka 4 gufite ba papa babiri, wibuke ko afite papa umukunda umwanditseho, bamuha buri kimwe, nta kintu uwo muryango ubuze. Kujya kubwira umwana muto ngo afite ba papa babiri, urumva bitamutera toroma? Toroma byamutera, kandi ikintu cyabaye kiba cyabaye nyine. Reka wenda nimba tuvuze ku mwana, nawe niyibaze kuri papa we. Kuba ufite umwana wawe ntabwo yamwihakanye, ntabwo yamwanze, si wamenya ikintu cyabaye cyatumye iyo myaka 2 byaradahamagaye. Ariko mu gihe ashaka umwana we kandi akaba nta kosa yigeze akora, ntabwo wamubuza amahirwe yo kumuha umwana we. Noneho yamumuha gute se? Kumumuha akamujyana, kumwemerera kumusura nyine, kumumuha gute? Oya, ntabwo yamujyana kuko urumva aracyari mutoya, kandi wenda umugabo nawe ntabwo ashaka kumujyana, ariko akagira uburenganzira ku mwana we. Nimba ashatse kuba bari kumwe, nimba ashatse kumugurira ikintu, nimba ashatse kumujyana mu byicungo, nawe akaba amuzi ku buryo akura amuzi, atari ukuvuga ngo azabumenya ari uko akuze atarigeze amubona mu bwana. Ni ukuvuga ngo we ku giti cyawe wumva bakicaje umwana batitaye gafite imyaka 4 cyangwa 5 bakamubwira ko afite ba papa babiri, deni papa we wundi nawe akajya musohokana cyangwa akamutembereza akabimenya. Ubundi aho wamuhungira nimba ibintu byabaye biba byabaye, kuko araba afite ba papa babiri. Ubwo rero agomba kubimenya uko. Ubundi umwana aragumwicaza umubwire ngo papa ngo umusobanurire ngo byagenze gutya, amubona mu buzima bwe, akaza akamufata bakaba bari kumwe, akamuzanira ikaramu akayimuhereza, akura amuzi. Noneho wenda nyuma gihe yazaba ashobora gusobanukirwa ibintu, mukamusobanurira uko byagenze aho ngaho, ariko atagiye kumubona ari mushyashya akuze. Rero uko mubyumva numva ko umuntu wese uburenganzira ku mwana we, umwana wese afite uburenganzira ku muryango we. None se ko uwo musore ari kwitwaza ko bafite abandi bana bakabaye bamuha umwana we, cyane ko na famiye yivuga tumuzukuru wacu, ntago mwigeze mutubwira ko mutwite ngo tukwange, ngo wenda tuvuge ngo twaragutereranye mu muduhe n'ubundi mufite abandi bana. Umugore yikureho umwana wamutange kugira ngo iyo famiye yo kumuhunga ituze? Ntabwo yamutangarega uko ngiye no byumva, ntabwo byemeye ko umwana mutoya ushaka kumutanga, kuko n'ubundi ntabwo umupapa yarera umwana kureza uko umubyeyi w'umumama murera umwana akiri muto. Icyo bagomba kumukorera
ni ukumuhereza akagira umwanya, yaba ari abo ba nyirasenge, aba bacecuru akabasura, akaba bazi, agakura bazi ko ari umuryango we. ariko ntabwo wenda yajya kubamo uwo mugabo nawe arabizi ko amategeko mu Rwanda ntabwo yakemerera umwana muto w'imyaka 5 kujya kuba ahandi anasize mama we nta kindi kibazo cyabaye. Ariko nanone nibaza ko amategeko yemera ko umubyeyi agomba kugira uruhare mu burere bw'umwana we. Okay, urakoze cyane. Sawa. Lydia. Uraho neza mwiriwe? Wiriwe neza, umeze neza? Meze neza. Ngaho mbwira we rero kubyumva. Comment ya mbere ndabanza nshimire uwo mupapa, ni umwana mwiza pe. Uwo wemeye gushyingiranwa n'uyu mugore? Ni imfura kandi cyane. Kuko muri iyi minsi kubona umuntu w'umusore ugufata akakwitaho utwite inda atariye noneho byongeye. Akaba noneho ikirenze akagushaka akakubwira ati nzakurindira kugeza igihe wemereye kunkunda. Umuntu aba ari imfura cyane pe, si wanabona ikintu bigereranya nacyo. Noneho ku bijyanye n'umwana, uwo mwana uwo muhungu wasize atenda umukobwa ntabwo amukunda pe. Kubera iki se uvuga ko atamukunda? Impamvu ya mbere, buriya kuba warateye inda ugasanga umwana wawe ntibamukuyemo, umukobwa yemeye gufata izo nshingano, noneho byongeye umupapa yemera kumushyigikira, wowe ukaza utera amahane uteza rwa serera. Icya mbere cyabanje gushaka kumusenyera ntibyakunda. Abonye byanze ahera ko nyine ajya kubishyira muri famiye. Kandi iyo famiye nayo kuba umukobwa wenda atarayegereye, icya mbere cyo ntiyashakaga kwisebya. Cyane ko umuhungu atari yarigeze amwerekana n'iwabo, ntabwo yarazi. Urumva umuhungu atarakwerekanye iwabo, ubu bazi ku mafoto gusa ariko utazi ngo ni he exactement. Noneho ikindi ntubuzi ngo wagira n'iyi mico nimbibabwira bazamfata bate. Ubwo rero umukobwa njye ntabwo nta na hamwe muvebaho. Ikindi uwo muhungu niba akunda umwana we koko afite inoza urukundo rwa kibyeyi, ntabwo yagafashe uwo mwanzuro wo kujya kumuteza famiye, kujya kumusebya ku karubanda. None isa kuri iki ko ashaka ko umwana wumwandikaho, ashaka kuba papa we nyine nk'uko ari na papa we, akora iki? Umwana wateye inda nyine niba afite ubumuntu muri we niyihangane. Umwana wenda ntabwo nzi ngo afite imyaka ingahe, ntabwo nzi ngo ageze mu gihe kingana iki. Nk'umuntu ufite ubwenge kandi nyine wari waragiye gushaka ubumenyi, niyihangane ashyire umutima hamwe, arindire umwana akure, hanyuma namara gukura bamwicaze impande zombi, bamuganirize ukuntu ibintu byagenze. Naho kwikarakasa ngo akazana imiryango, koko muri leta bisigaye umupapa ashaka ko bandikaho umwana niwe bamwandikaho. Kandi ikindi uwo mugabo wemeye gushaka uwo mumama ntabwo yanga umwana, amwitaho, amubonera buri kimwe nk'uko sitori twayumvishe. Rero nk'umuntu wemeye guha umwana buri kimwe, ntabwo yakifuza kubona umwana nyine ajya mu maboko y'undi muntu. Ushobora gusanga rega kuba ari kuvuga gutyo ikintu we cyamuzanye, ushobora no gusanga atari ukuvuga ngo ni uko akunze umwana, ahubwo nyine ari uko agira ngo asebye uwo mukobwa wenda bitewe n'uko wenda we ashaka wenda nawe yarageze hanze akagira impamvu ze, agasanga umukobwa yarafashe undi mukunzi akazana ibimushimishe, noneho akaba ariyo mpamvu nyine ari kwihorera muri ubwo buryo. Cyangwa se akaba koko yaragize uwo mutima akavuga ati umwana n'uwanjye bamume mwirerere, nabyo birashoboka. Ariko iyi ingingo nyamukuru ni ugutuza, akarindira umwana agakura, bakamubwira sitori, umwana akihitiramo uruhande ntaho babogamiye. Kuko ashaka kumutwara pe angana gutyo, ariko akagenda umwana kuko afite ukuntu yibaniraga n'ababyeyi be, ariwe mama we wamubyaye na wa mupapa wamwiyandikishijeho wamureze, ugasanga akuranye ihungabana cyangwa se agize ibindi bibazo runaka, ugasanga atesheje umwana umutwe.
niba ari umuntu koko mukuru ufata imyanzuro niyihangane, kandi kuba umukobwa ataragiye iwabo w'umuhungu ngo ajye kubabwira sitori y'ukuntu byagenze, ntazifate ngo abirenganyirize umukobwa, ko nta mukobwa n'uyu n'umwe wafata risike yo kujya kubwira iwabo w'umuhungu ngo umuhungu wanjye yanenda, noneho byongeye umuhungu atanahari, bagufata nk'umusazi cyangwa kugufata nk'umuntu uje kubabeshyerera umwana. Rero ibindi by'uko iwabo w'umuhungu bari gutera hejuru bari kwikoza ubusa pe, n'Imana yo mu ijuru yabibahanira baramutse bashatse gutesha umutwe uwo mwana. Uwo mubyeyi ahubwo afite n'umutima ukomeye, umuntu w'umugabo washatse kumusenyera agasanga ibyo ntabwo bikora, agatangira kwitwaza imiryango, ubwo koko harimo ikibazo pe. Uwo mupapa niba afite umutima wa kimuntu yumva akunze uwo mwana we koko ntiyihangane, imyaka yicume, agire imyaka y'ubukure, bamumwandikisha niba mushaka, ko aho ngaho yaba ari kurengera pe, aba ari kurengera. Nuko mbyumva, murakoze. Ara neza wiki karame karame tumeze neza. yego ndamahoro. Igitekerezo cyawe. Igitekerezo cyanjye rero, iyo nkuru ukuntu nayumvise, umukobwa ntabwo ndi kumubureminga ariko afite amakosa menshi cyane. Ayahe makosa rero? Amakosa yakoze, ikosa rya mbere ni ugufata umwanzuro ku kintu adafiteho ububasha busesuye. Gute? Ni ugufata umwanzuro ku kintu adafiteho ububasha busesuye. Ikihe nyine gute? Binsobanurira. Kuba yarafashe inda atwitiye umuntu, iyo nda akaba atarigeze amuganiriza ngo amenye ko iyo nda yimutwitiye, kuba harabahayeho impamvu yo kuba konegisiyo hagati ye nawe itaragenze neza, ntabwo ariyo mpamvu yari kumuha uburenganzira bwo kuvuga ngo agiye gufata umwanzuro ngo ayishingire undi muntu kandi na nyirayo atarigeze ayihakana. None se ki wishyize mu mwanya w'umukobwa? Uri umukobwa iwanyu, ni abantu b'abakirisitu cyangwa se bakanira famiye, urazizi ukuntu ziba zimeze. Utwaye inda utabiteguye, guhera umunsi utaranamenya ko utwite, wahereye wandikira boyfriend wawe muhamagara ugira ute, atagusubiza, nta kintu na kimwe, nta connection n'imwe. Umenya ko utwite, nta muntu ubwira, nta muntu ufite, ntaki, umuntu social media zuramwandikira ntavuga, birarangiye. Ugeze mu kwezi kumwe nibwo biganirije umuntu, arakubwiye ati ngiye nemeye ko tubana. Ariko bitekerezo, ufata igihe ubitekerezeho gusa, ntibizarenze inda igeze mu mezi 4 kugira ngo batatunyuzamo ijisho, kandi birumvikana. Wowe uri umukobwa wakomeza ugategereza umuntu wakuyeho connection yose. Buriya umuntu ashobora kubura kuri telefone ariko ntabwo yabura ku mbuga nkoranyambaga ze. Ntabwo wajya kuri Facebook ngo umubure, cyangwa kuri Instagram cyangwa he. Telefone ibyo byahinduka, ariko social media z'umuntu hari igihe zo ashaka kuba yaboneka. Umuntu agiye hanze akamara ayo mezi yose atarakuvugisha, uri kurwana n'indi iri gukura, uri umukobwa, ukabona umuntu wemera kwita ko inda ariye ngo agutware, wabikoraho iki wowe? Waceceka ku muhungu utarigeze kwerekana n'iwabo, utazi ngo nihe? Rero aho wenda gusa icyabi icyo ari cyo cyose ntabwo yagafata umwanzuro wo kuvuga ngo. None yari gukora iki? Yari kwicara iwabo agategereza bakamwirukana akajya kuba ku mihanda akabyara? Yari kubigenza ate? umva ikintu yari kubanza akagerageza cyakwanga, akabona gufata andi mahitamo. Iki? Yari kugenda akaganiriza iwabo w'umuhungu. Wibuke ko umuhungu ataramujyana iwabo, muri make ntahazi kuko ntaramujyanayo na rimwe, ntaramwerekanayo. Ubwo wahinguka iwabo w'umuhungu batakuza, atigeze agupresenta ngo uri fiance we, ukajya kubabwira ngo umuhungu wanyu yagiye mu mahanga asize anteye inda. Urumva ibyo bintu bibaho uri wishyize mu mwanya w'umukobwa? Bagira ngo uri umutekamutwe. Uzirikane ko iyo boyfriend wawe ubuzi inshuti ze zimwe na zimwe, hari n'igihe ubu unavugana na ba sister wenda udafite nimero zabo, ariko wenda mwarigeze nko kuvugana kuri telefone ye gutyo.
yego aha nakumva ko amahitamo yafashe afite ikiro ahantu naba numva yuko wenda yaba yarigeze kugerageza inshuti ze abaza amakuru ye ese naka ko namubuze mwebwe muravugana ibyo ari byo byose yaragerageje nubwo wenda tutabizi ariko maybe wenda yarabigerageje kuko ntago yahise yemera n'uwo muhungu urumva yaramubwiye ngo reka ntegereza ategereza andi mezi 3 abonye nta gicamo aravuga ati kamuvinge on impamvu njye navugaga gutyo uwo mukobwa impamvu njye nabitekereje ko umusore hari ukugenda buriya umuntu mutari mu gihugu kimwe kumenya amakuru ye ni kuri telefone cyangwa kuri social media yego hari igihe rero biba ngombwa yuko ikirere kiba kibi internet ikagenda nabi ni internet yagenda nabi ki ubu mwandikiye uyu munsi byibura hashira icyumweru utarabona rezo ngo ubone ya message nakwandikiye none ibaze kumara ukwezi kumwe 2 3 angahe yose impamvu nahagaze ku muhungu nuko yaje agashishikazwa no kumenya umwana we akanashaka ngo amubone cyangwa se yitwe uwe kuko n'ubundi koko ari uw'ijana ku ijana ariko bibuke ko ibyo bikoze nyuma y'imyaka 5 bivuze ngo nagashya ariko bamutwaye umugore bakaba bamufitiye n'umwana simbize ariko ufite uko byumva ngaho mbwira dusipoze koko ko umukobwa yakoze amakosa wenda maybe yari gutegereza akemera bakamutuka bakamwirukana akabyarira iwabo simbize yego ariko se amakosa yarakozwe byararangiye yakoze mariage n'undi musore wemera umwana ukunda umwana we cyane babayeho neza bafite urugo rwiza rukundanye uyu musore uko ari kwitwara muri aka kanya bivuga iki uyu musore ubwo turimo turavuga kuri papa w'umwana nyawe uno mugabo arimo arabizamo ubujiji cyane n'umujinya wo kuba arimo ahomba umwana agahomba na mama we kandi aho ngaho erega ni no kuvogera umuntu kuko nta gihamya cyemeza yuko umwana ari uwe wenda ashobora kujya kubiregera bakanapima ADN cyangwa se DNA bakerekana ko koko ari uwe bikagaragara ariko nyine ndibaza ukuntu ari kwitwara muri aka kanya ku mwana w'imyaka 5 birakwiye ko ajya kumubwira ko afite ba papa babiri ntabwo ibyo bintu nabishyigikira no mu mafuti kuko anavuze ngo arajya no kurega ngo ajye ngo mu nkiko hari imyaka umwana aba yiyemerewe kuba yakabana na se atari kumwe na mama we kandi ndibaza neza yuko iyo myaka ntabwo arayigeza ndibaza nimba nibuka neza n'imyaka 9 gutyo 7 gutyo kandi nabwo byaterwa bibuke ko uyu mwana afite papa we urabizi mu mategeko bavuga ko se w'umwana ni umugabo wa nyina yego niyo nge nawe twarasezeranye nkabyara abana 5 hanze bandikwa kuri wowe automatically abo bagabo hanze nta numwe yemereye kuza kubaburana kuko nge nawe mu mategeko turasezeranye kandi abana bagomba kuba bacu ese niba se w'umwana wo mu mategeko yemera umwana we adashaka no kumutanga na nyina bikabuko uwo nguwo urumva yamugiraho uburenganzira umwana ataracuka ngo ave ku babyeyi agira imyaka y'ubukure uwo musore ndamugira inama imwe nareke n'ubundi nk'uko yagiye akamara iyo myaka atazi ngo harunwitiye natuze areke urumva urede umwana ameze neza yego abayeho neza ariga uko biri kose aranambara ararya umwana nta kibazo cy'imirire mibi arimo agaragaza yego nagukomeza rero gushakisha kuvuga ngo ari bubwire umwana ko umuntu umurera atari se ahubwo uwo ari we se arahita atangira gutuma umwana asubira inyuma mu mitekerereze usanga arimo arangiza ubuzima bw'umwana ahubwo nareke abiganireho n'uwo muryango
ababwire ko wenda nimba ashaka kugira uruhare ku mwana we amwiteho, nubwo ibyo kumwitaho bitabuze aho ahantu ari, ariko nawe ashyireho umusanzu we mu kuvuga ngo umwana wenda ajye anagira igihe azamukure amwipresenteho nk'inshuti y'umuryango. ni ukuvuga ngo nareke kubateraho amahane ahubwo abigireho inshuti abasabe kugira uruhare mu burere bw'umwana. Yego urakoze cyane. yego kandi nawe urakoze cyane. mugoroba mwiza. arakoze cyane. Cyiza we ni uko nguko abyumva, arumva uyu musore ari kuzana ubujiji, ahubwo yakabaye abigiraho inshuti akabasaba kugira uruhare mu burere bw'umwana. igitekerezo natanga kuri iyo nkuru waduhaye, ndakeka uwo mukobwa nta kosa afite, nta na rito pe, ahubwo icyo numva uwo muhungu, uwo musore bakundanye akamuta, ntagere no hanze ngo yongere ashake ukuntu yakominikana nawe, bongere bakomeze umubano wabo, njye ndakeka ari mu makosa. Rero ari nkanjye urugero biriho, ndumva uwo mukobwa yagakwiye gutuza agakomeza kubaka urugo rwe, kuko icyiza ni uko yabibwiye n'umugabo we babiziranyeho, umugabo akaba abizi, bakaba barabiganiriye mbere yo kubana, ibyo ni byiza cyane. Kandi ikindi buriya cyiza kurushaho ni uko uwo bari kumwe ari we muntu koko umukunda bya nyabyo, umuntu wamubaye hafi, umuntu wamwitaho mu gihe yari yigunze, mu gihe yari afite agahinda, mu gihe yari yabuze ibyiringiro, niko navuga. Ndumva rero yagakwiye kubaka urugo rwe, agakomeza akubaha n'umugabo wamukunze muri iyo situwasiyo yari arimo, ubundi iby'uwo mutipe wamutenda akarekana nawe. Nashaka kumujyana mu buyobozi, wenyine azamureka agenda agere n'aho ashaka hose. Ahubwo uwo mutipe ndumva atari seriye, umuntu utarigeze byibura aha n'agaciro umukobwa yataye, akemera kumubyarira, ntakuremo inda yiwe, kuko niyo aza kuyikuramo ntabyo yari kumenya. Yagakwiye rero kumwubaha, akubaha n'urugo rwe. Rero ndumva umukobwa yakwemera risike zose zizaza z'amafamiye, kuba atarabibabwiye, ibyo ndumva ntacyo bitwaye. Ikizima cya mbere kandi cyiza ni uko yumvikana n'umugabo we, byose ibyo yaciyemo byose umugabo we akaba abizi, ndetse umugabo we akaba yaramuhaye urukundo rurenze rwatumye yibagirwa n'ibindi byose. Gusa hagati aho ngaho, ku ruhande rw'umwana icyo nagarukaho, umwana akwiye kumenya uburenganzira, akwiye kugira uburenganzira ku babyeyi be bombi, akamenya umubyeyi we wa nyawe n'uwamufashe nyine nk'umwana we, bose hari agaciro agomba nyine kubaha, kuko n'uwo nguwo nubwo ntacyo yamumariye cyangwa se atarigeze amurera, ariko ni umubyeyi we wo mu maraso. N'uwo nguwo wamureze akamwitaho, akagira gute, akamwishyurira, akaba ari kumwitaho kugeza n'uyu munsi, nawe ni umubyeyi we, kuko buri muntu ukureze akaguha agaciro, akakugaragaza hanze, uwo muntu nawe aba ari umuntu wo kubahwa. Oui Marcel. Marie Grace turaho. Uraho neza, wiriwe neza? Ni amahoro masa cyane. Aha, igitekerezo cyawe rero. Igitekerezo cyanjye rero natangira mvuga yuko uyu mukobwa yakoze amakosa menshi cyane. Ayahe? Uyu mudamu cyangwa se uyu mubyeyi. Yakoze ayahe makosa rero? Aha kugira ngo byumvikane neza ukuntu bimeze, uyu twakwita ise w'umwana wa original wa nyawe, nta kosa afite, kubera yuko mbere yuko afata urugendo rumujyana kwiga yabanje kubiganiraho n'uwari fiyanse we. Yego. Ariko no mu guterana inda bagiranye ibihe byiza byo gusezeranaho, ari naho havuye iyo nda. Yego, ariyo yaje itateganyijwemo hagati aho. Ntabwo ari ukuvuga ngo yagiye atorotse. Yego, yagiye babiganiriyeho, gusa haza kubaho ikibazo cy'uko asize amuteye inda atabizi, n'undi atabizi. Bose nta wari ubizi. Hanyuma rero umukobwa amaze kumenya ko atwite, ntabwo yegera famiye y'umuhungu
bakundanaga ngo abe yagira uwo abibwira cyangwa ishobora kugera ku muhungu cyangwa iwabo w'umuhungu. none se yari kwegera famiye y'umuhungu ngo turumva abantu bapangaga ubukwe mu wundi mwaka, tuvuge niyo turi muri uyu mwaka tukaba turi gupanga ubukwe mu mwaka utaha, akenshi nta n'ubwo umuhungu aba arakwerekana iwabo kuko akwerekana mwenda gukora ubukwe muri mu mishinga nyine yo kubupanga. Wajya iwabo w'umuhungu ahantu utazi, wumvise ko umwana wabo yabonye buruse ajya kwiga mu mahanga, urikoze ugiyeyo buriya mbere y'uko ajya mu mahanga yasize anteye inda, urumva batakwita umutekamutwe bakanakwirukana? Urumva ibyo bintu bishoboka? byaterwa buriya abantu bagera kuri etape yo gupanga ubukwe hari akanunu mu muryango kuko ntiwapanga ubukwe n'umuntu batamenye. bari batangiye kuwupanga ariko bitarajya mu muryango. Ku mwenge nawe tuba twemeranya ngo tuzabana dupanze ubukwe nk'umwaka utaha hari iribi, rero none yitegure nzazi iwanyu uzazi iwacu, deni nyine nibyo bya bindi byose nibyo gufata irembo bikurikiyeho n'imihango y'ubukwe byose. Aho rero ubwo ngewe uko nabyumvaga numvaga uyu mukobwa uyu mugore yaragize ereri, ntabwo ibi bintu nawe yarabicecetse kugeza kuri urwego. Yagombaga kujya iwabo w'umuhungu kwiregayo akajya kuvuga ati umuhungu wanyu yasize anteye inda, akabone n'ubwo mutari munsi. Yego rwose. Cyangwa se nubwo atajya iwabo agashaka umuntu wo muri famiye akabimuganiriza nk'iyo ku muhanda akabyumva cyangwa ntabyumva, ariko nuko hakagira ikintu kimuvaho gitanga amakuru hahandi ko waba nubwo yagiye kwiga hari ukuntu bimeze. Ariko umukobwa urumva yari abitse ibanga ribi ko atwite, yumva byamucanze. Umuntu yari akeneye ko abiganiraho n'uwamuteye inda gusa wari kumubwira ati wenda agenda iwacu babwire gutya bazakwakira. Niyo mpamvu yategereje amezi yose akomeza kumwandikira avuga ati wenda azampa igisubizo, iwanyu nibakwirukana uzajye mu rugo se cyangwa bizagende gutya, ariko ntacyo yabonye. Abonye rero umuntu umubwira ko yamushyira mu mago n'umwana akamwita uwe, nta muntu n'umwe umenya iryo banga, nawe urumva ntiwabyitesha. Ahandi rero yagize uburangare, yirengagije ko buriya umuntu ugiye mu kindi gihugu cyangwa se uvuye mu ntara akaza i Kigali akomeza kubaho ubuzima yari ariho. Yego. Buriya gutakaza konegisiyo hagati yabo bombi ntekereza ko ari cyatumye ajyana umutima kure kuko yabuze uwo atura agahinda. Yego, cyane ko n'umuhungu atari abizi, wenda nkavuge ngo yayikuyeho amaze kumenya ko ntwite. naho ashobora kuba atariyumvishije guhitamo babarira bwaramugoye. Cya gatatu nagayeho uyu mukobwa ntabwo umuntu ukunda nyabyo rwa rukundo twiga muri laptop ushobora gufata decision mu mezi 3 gusa. None se erega amezi 3 yayategetswe n'inda. Urumva umuhungu yaramubwiye ati ubitekerezeho neza ariko dukora ubukwe inda itararenza amezi 4 byibura itari imvutse, kuko urumva umuhungu nawe yari yemeye kwishyira hinda agenda abwira iwabo ati nateye umukobwa inda, ntabwo yabwira ukuntu yamuteye inda ikabigeze 8 ataramuzana. Urumva nawe pressure yagiyeho ni yuko yari atwite. Yashoboraga no kumutegereza iyo myaka 4 nkuko babyemeranye, ariko inda ntago itegereza, yashobora kuba yagaragaye cyangwa yanavutse. Akunda kwemera kuko umwana tugiye ko yabonanye n'umugabo we nyuma yo kubyara kugira ngo azagira ngo yamuprofitiye mu kavuyo. Yego. Noneho ahandi yakoze ikosa rero nanone ari naryo noneho risa nkaho ribabaye. Uriya kuva umuhungu yaramaze kuza akamekinga ashobora kuvuga ati nshingiye kugenda umbwira yabyari. Ashobora kuba ari uwanjye. Uyu muhungu yari agaragaje umutima wa kimuntu iyo badahita bamwima amakuru ya nyawe cyangwa. Ariko umuhungu yaje amutera ubwoba ati ndabizi umwana wabyaye n'uwanjye, ndaje mbibwira umugabo wawe ko wamugeretseho indi itariye atafite amakuru. Ikintu cya mbere umuhungu yakoze ni ukumuteranya. Yego, niko yaje umuhungu we yaje. Yego. Umukobwa naramubwiye ati itsoke uzabimubwire nta kibazo, abibwiye umugabo asanga umugabo arabizi, atangira gutekereza ko ari agakino bamukiniye ko kumwibira umwana. Yaje nabi. Ariko nk'umukobwa umugore n'umugabo bazi neza ko umwana atari uwabo kandi nyina we yabonetse, aragomba kubwira ati rero mushiki wacu. Nta kintu nakubwira Marcel, urumva waragiye umbaho nka ghost, nk'umuzimu, nk'umuntu wapfuye utabaho. Social media zawe uzikuraho mara amezi yose, amezi arenga 3 ntarakubona. Ngera ubwo nkora ubukwe ndavuga ngo namuvinze one kanange nkureho social media zanjye nikomereza ubuzima.
byibura uyu muhungu njya ahantu numva afite ikosa, byibura iyo agera hanze network uko zabura kose ntabwo wabura ku mbuga nkoranyambaga zawe, niyo wahindura nimero gute, kandi nimero y'umukunzi wawe uba uyizi no mu mutwe. Umuhungu byibura iyo aza kuba yaragize ubushake bwo kuvugisha umukobwa na mbere y'igihe hose, yari no kumutumaho n'abantu amenye ko yashatse, yari no kubigenza ati twari kumva ko nta kibazo. Ako se we wishyize mwanya w'umukobwa, umuntu murabyaranye amaze imyaka 5 ntiyigeze na rimwe anakuvugisha habe n'akamesaje na kamwe, yaba no kuri social media nahe waranditse uraruhugera ubwo ufata umwanzuro wo kuzikuraho. Arajaje kugukangisha ngo ndaje mbwira umugabo wawe ko uriya mwana ari uwanjye, we wabyakira neza? ntabwo wabyakira neza, ariko ikintu ari kukigarukaho mu makosa umuhungu nawe yakoze, kuko buriya no ku ruhande rw'umuhungu nyine abonye amakosa, kubera ko uyu genda agakuraho konegisiyo cyangwa se cyangwa baramwize tubifate dutyo, ko bibaye ngombwa ko ajya mu nkiko bakamubaza impamvu yagiye ntasubiza agasinya intembero, wenda ngo anamenye uko umukunzi we ameze, atari ko baramuteye inda, kirazira kikazihirizwa kugenda ugasiga umuntu umuziritse ku katsi ukamara amezi 3. ariko naho zisubirijeho ko bigaragara ko bongeye kuvugana ari uko agarutse mu Rwanda nyuma y'iyo myaka. Yego. Mbere umuhungu yari yaramutereranye. Yego. Ubwo bigaragara ko baramenye ko ashobora kuba ikibazo cyo kutabyara, akaba ashaka kwicumuza ako kana. Ko biri mu bintu bimutera wenda bimuteye inkeke cyane. Ikindi cyangwa umukobwa nawe buriya biba ko bajya mu rukiko, umunyamategeko ashobora guhita abaza umukobwa ati kuki we wahinduye ibikuranga, wari warakoze igihe cyawe uhishaga nde, niba nta migambi mibi yo kwiga umwana mwari mufite. Kuko kumva ko umuhungu yatangiye nashakaga kudakomeza gutekereza ku muntu wagiye wanereranye, nari mbonye papa w'umwana wanjye kandi tubanye neza, ntabwo nari negereje gutekereza ku wundi muntu kugira ngo ntasenye. Aho rero ni ikibazo gikomeye, kubera ko yari yamaze kubiganiza uwo musore wa kabiri, akaba yaramutwaye abizi. Yego. Ntacyo gusenya cyari kirimo. We yangaga kujya ahora atekereza kuri wa muntu, cyane ko wibuke ko niwe yakundaga, undi yari yaramuhakaniye na mbere. Rero buriya ubu ikintu kiriho uyu mugore, numva ibi bintu ari ibintu ku mpande zombi, imiryango ari imiryango 3. Yego. Uwaba umukobwa n'imiryango yo mu bahungu. Abo umukobwa ntago baramenya amakuru, ntago bazi ko umukobwa aba yaratwite inda ari y'umugabo we. Ariko burya akarenze mu makaruti y'amagarugo byarangiye kagirwa, yatangiye kugisha inama, buriya ntabwo agisinzira. Ariko iki kibazo uyu mudamu akwiye kwicara noneho akabwizana nawe iwabo abibibwiriye. Yatinze kubivuga, akabwira iwabo ko noneho burya yashatse atwite inda itari y'umugabo we, kugira ngo se bimare iki? icyo biramara, icyo bizamara nta kindi, no mu nkiko bakenera imyanzuro y'inama y'umuryango. Mwari muri guporopoza ko mwabana, umara barakwiye, wenda tubyemera, ashobora kuko niba ariyo azavuga ibyo ashaka ati baranyibye cyangwa ndafungwa cyangwa agira ariko nabwuzana ibimenyetso mu rukiko, hakora ibimenyetso barakwibye, waripotinze kuri polisi, wenda niba ari muri Amerika yari ibimenyetso bya polisi waripotinzeho birihe, gereza yafungiwemo ibipapuro birihe, ntabwo ibyo bintu wabihimba. Ariko kubera ko buriya hari ukuntu umuntu ashobora kuza akabeshya yumva ko wenda bashobora kwikirana cyane, cyangwa bikunze uwo ari we wese azabaza umuhungu impamvu yamaze amezi azi neza ko asize umukunzi, kandi yari yatangiye gutekereza ko babana, akagenda agafunga iminsi 90. Ese urwo rubanza ninde uzaba warushinze? Ni umuhungu uzaba yagiye kurega asaba umwana nindi? Ubwo bigaragara ko uyu muhungu muri ko numvise iratiro, bigaragara ko umuhungu afite gahunda yo kuzarega paka abonye umwana we. Ariko ibibazo bazamubaza. Ariko nyine mu mategeko urabizi ko umwana ari uw'umugabo wa nyina. Cyane rwose. None azaba ajya kurega ngo bamumuhe gute niba umugabo wa nyina yemera umwana we yaranamushatse abizi ko atari uwe biologically, azamumwaka gute? Bazagenda akase w'amaraso.
hanyuma bitanga iki se? Kuko umwana niba umuryango umeze neza bishoboye bamuha urukundo umwana bamwitaho, biragoye ko amategeko yakura uwo mwana ngo ajye kumujagaraza ngo ufite ba so babiri ngo jya aha n'aha n'aha n'aha, keretse byibura umwana afite imyaka yo kwifatira icyemezo. iyo byagenze uko nguko umwana ashobora kuba ashaka muri ya myaka yemewe n'amategeko. Yego, gusa akaba hano ejo akajya hariya nta nkomyi. ibyo ntabwo byabaho. Ibyo biba hari uko mwadivorushije umwana yari asanzwe ari uwanyu mwembi muri babiri mugatandukana, kuko mufite uburenganzira bungana. Umwana ashobora kuba ahangaha igihe iki n'iki, ikindi gihe akabaha. Ariko umuntu mutigeze musezerana, uyu mwana mu mategeko afite ababyeyi bombi, afite se na nyina. Ntabwo amategeko ashobora kuza kumubwira ngo jya kurara kuri uriya ngo kuko yakubyaye mu maraso. Reka reka, ibyo byaba hari uko umwana yakuze w'akariba ari we wihitiramo ngo njyewe ndajya kuba kwa papa umbyara mu maraso. Ariko ntabwo bishoboka akiri mineri, akiri under age, ntabwo bishoboka. uyu muhungu ikindi cyaha ntavuga ntamushinja, hari ukuntu abasore batera inda bakirengagiza inshingano. urumva yatazi ko ateye inda, ni bya bindi by'urubyiruko ruzadukoraho. Yego, yatazi ko ateye inda ntazagire umushinja guta inshingano cyangwa kwirengagiza inshingano. ariko iyo aza kuba ari umuntu nanone ushaka kwita ku nshingano, ntabwo yari kuza akangangaje gusenyera uwahoze ari umukunzi we. Yakabaye yaraje ahubwo yishimira ko afite umwana, akanabaza ati se nkora iki kugira ngo ngire uruhare mu burere bwe. amwe mu makosa yakoze ni ukuzana iterabwoba mu rugo rw'abantu cyane. noneho yagira ingorane agasanga amakuru bayazi kurusha uko ayazi. nacyo buriya cyamuteye ikimwaro. ziriya zose ziterwa n'ikimwaro kugira ngo ugiye gusenyera bivuze yuko bigaragara n'ubwo uyu muhungu yavuze ko yakundaga uyu mukobwa ntiyanamukundaga, kuko ntabwo umuntu ukunda wakwifuza kubona yandagaye ngo wamusenyera biturutse kuri wowe. Ariko umuhungu urumva afite umujinya ko bamuhemukiye, azi ko umukobwa yamutaye akanamutwarira umwana. ku giti cyanjye numva atarahemutse umukobwa, numva atarahemutse, uretse ko utwo tuntu dutatu navuga tugezeho uburangare. kuko kubiceceka buriya ari iwabo ntabwo yari kubura na mwene nyina yizera babiganira. Nasa iryo banga nta muntu urivuga, ceceka. Cyo nta muntu ugomba kubibwira n'uwo muvukana yakuvamo yabivuga. bararivuga. Reka uramenye, waba ugize imana ubonye umuntu mumenyanaho iryo banga mwenyine ari nawe mugiye kuryikemurira, ukajya kuzanamo umuntu wa gatatu. Reka rero muri iyi minsi abonye bikomeje gukomera akabona ari kubikaza, kugira ngo uwo musore ashobora kuvuga ati ngiye mu nkiko ntawe upfata asanzwe cyangwa se ntawe upfata agerageza gukiza amagara ye, aho kugira ngo babe umukobwa bazabyumve byageze mu nkiko, umukobwa akwiye kubanza noneho kubiganira iwabo. yego, hari ukuntu bashobora kuzabyumvikana, ariko umukobwa akajyana ingingo ati akagira ingingo imurengera, agenda yitwaza aho agiye hose ikazaba nk'icyapa cyanditse. urakoze cyane. yuko ntazo tuzabimubwira. Yego, ariko atera ubwoba avuga ngo agiye kunsengera, umuntu mbona yabaye nk'igisimba, ndabubwira nti genda nicyo cyatumye muhisha, naho ubundi yataza gusenyera tukaba twarapanze tuzabimubwira, ubundi imiryango uko ari itatu izakemuka. nta ngorane kwibaza ko yakumva ari kurega. urakoze cyane Marcel. urakoze cyane. Arakoze cyane Marcel. Nuko abyumva, umukobwa afite amakosa atatu n'umuhungu afite amakosa, tariki ikigaragara umukobwa aho bigeze nabibwira iwabo, batazumva abantu bari kujya mu nkiko baburana umwana batari bazi ko n'umwana burya atari uw'uwo mugabo bashakanye. Wowe urabyumva ute? Germaine, umeze neza? Meze neza nta kibazo. Igitekerezo cyawe? Igitekerezo cyanjye, ndi kubona uyu musore waje w'umu egisi arimo arazana iterabwoba, kandi uyu musore yabaye imfura ikomeye, amwereka urukundo aranamwitangira. none ndumva akwiriye kwirinda ibintu arimo avuga n'ibyo yashyize muri famiye. None se ntafite rezo Germaine? Urumva we kuba warabyaye umwana imfura yawe, ukaba umenye ko mu rugo rwa runaka hariyo umwana wawe
w'imfura bita uwabo burya ari uwawe, wowe urumva utakwisaza ngo urebe ko wagira uruhare mu buzima bwe? wenda ushobora kubibaza, ariko umwana we nakura bakabimusobanurira azabyumva, cyane ko hari igihe access kwa se wenda bakaba bamuha minerivare bakaba bamushyingira, ariko aracyari umwana namurekere mama we. ni ukuvuga ngo ategereze, kuko uyu muryango wari warapanze kuzabwira umwana ko papa we wa nyawe ari runaka agize byibura imyaka y'ubukure, afite imyaka gufata indangamuntu cyangwa se afite 18 y'ubukure. ni ukuvuga ngo nawe yihangana ategereze icyo gihe, bitewe n'uko umwana n'ubundi amaraso ni amaraso, azahamagara papa we amubwira ati ngiye ku ishuri, azahamagara papa we amubwire ngo mfasha ngiye kugraduatinga cyangwa se nkeneye ibi n'ibi, ku gihe cya visite ku ishuri azamusura, azaca ku ruhande amuvugishe nk'umubyeyi we mu gihe bazaba baramusobanuriye ibintu yarakuze. ni ukuvuga ngo mu gihe batarabimusobanurira nawe natuze nyine yiyakire, kuko nta kintu ari bubikoreho, areke kugumaza kwitesha umutwe. none se bari kuvuga ko uyu mukobwa afite amakosa, wowe uramubona nk'umunyamakosa? ngewe ndamubona nk'umuntu wihanganye, nta kosa na rimwe ngewe mubonaho. nka Berize yavuze ngo amezi 3 ni make, yakabaye yararetse indi gakurira iwabo nyine agashakisha n'umuryango w'umuhungu mbere yuko yihutira gukora ubukwe. ngewe ntabwo nabyemera, bitewe n'uko hari famiye zitinya ibisebo zikaba zanaguhangayika ukabana baho nabi, ukabana torongera. we yakoze ikintu cyari ukwirwanaho, yego, kandi ari kubana n'umuntu aka kanya akunze, nawe umukunda ndetse ubona ko yamuhinduriye ubuzima. yego, kubera ko igihe cyose yamaze mu mahanga, iyo aba ari umuntu nawe wamugumijeho umutima, ari kubura na Instagram cyangwa se Facebook, nirwo rubuga nabonye utaburaho umuntu ngo anamwandikira anamubwire ko agize amahoro cyangwa n'ibyo bifite gahunda. arangije rero aragenda arasara, we yakoze ikintu cyo kwitabara. ariko wibuke ko uyu mukobwa nawe nyine amaze gushaka yakuyeho ntuza ze zose, social media ze zose yazikuyeho. bivuze ngo wenda umuhungu ashaka aragenda akabura nk'amezi 3 cyangwa 4, wenda nyuma ya 6 wasanga yarabonetse akamwandikira nawe akamubura. nawe icyo yakoze byari kugira ngo yihe amahoro, kuko nawe mu gihe yari yaramubuze yari yarahangayitse. kandi njye ndumva umwana aracyari muto, ngenda kuri iki kibondo bashaka kuzana izo mvururu. namureke nakura umwana azamusobanurira, nawe amenye ko yamureze, undi nawe azamufata nk'umubyeyi. icyo gihe nazareba icyo gukora nk'umwana uzamaze guca akenge. mu gihe uyu musore atabiretse, uyu muryango ukora iki? uyu musore igihe atabiretse, umuryango ntabwo uzafata umwana uri munsi y'imyaka 5 ngo bamutandukanye na mama we. ibyo byo ntibishoboka, rega bamufite ni papa we na mama we byemewe n'amategeko. ubwo rero nabitse ntubizi ko ari igihe ugenda ugakoresha impapuro zo kwadobota umwana. wakwadobota umwana ufite ababyeyi se be bwite? ariko mama we arabyemera, kandi kondisiyo yamutwayemo ngenda yumva. umwana mu mategeko yo mu Rwanda umwana yandikwa kuri nyina, kandi noneho se w'umwana ni umugabo wa nyina, nuko amategeko yo mu Rwanda biteganya. niba nyina hari akafite umugabo bari kumwe basezeranye n'amategeko, umwana yanditse kuri se na nyina nyine bemewe n'amategeko. uwo mugabo wa kabiri we ntago bapfa kumumwandikaho. ariko ndibaze nyine iyi famiye ikora iki? urumva ari kugenda bateza abantu, kandi ryari ibanga baziranyeho bonyine, nta muntu ari wamenye ko umukobwa yashakanye indi itari y'umugabo we. urumva muri sosiyete hari ukuntu bagiye kugaragara nabi. bazihangana kubera ko n'ubundi iyo abyarira mu rugo ashobora no kuba ari ku yindi levo, akavuga ngo ntabwo akiri tayipu yanjye, ati guma aho nzagufasha kurera umwana. ahubwo ikintu gihari cyo ni uko bamwegera, niba gutekereza neza bakamubwira akareka ibintu byo kuguza kwihandagaza gutyo, akabaha amahoro, bakavuga ko umwana igihe azaba amaze gusobanukirwa bazabimubwira, ubundi akajya avugana nk'imfura ye. Urakoze cyane. yego nawe murakoze. Yes, arakoze cyane Germaine, nuko abyumva. nawe ufite uko ubyumva uraza kutubwira nawe uko ubyumva. ese koko umukobwa afite amakosa?
ese uyu muhungu we afite amakosa ntafite uburenganzira ku mwana we? Uyu muryango se hari ikosa ufite? Ninde ufite amakosa? Hakorwa iki kugira ngo ibintu byose bigende mu mucyo cyangwa se uko byakabaye bigenda? Hello? Alo? Oui, Afi wiriwe neza? biri neza John. Ni wowe ngiye gusorezaho igitekerezo cyawe. Okay. Njyewe rero igitekerezo cyanjye ukuntu iriya sitori nayumvise. Ubundi nabanje kwibaza nti se uwo mugabo wundi ubana n'uwo mumama akimara kubona ibyo bintu, akimara kubona uwamuteye inda agarutse we yabyakiriye ati Yabifashe nkaho ntacyo bitwaye, kuko niba wumvise neza umusore yagiye kumureba agamije kubashwanisha na wa mugore, amubwira ko burya rero umwana utari uwe, burya bamushyizeho inda bamubeshyeye inda atari iye. Umusore uwo mupapa yamusubije amubwira ati ubutaka butakwanditseho si ubwawe, n'umwana utakwanditseho si uwawe, umwana ni uwanjye, ni imfura yanjye kandi azahora ari imfura yanjye. Urumva ko ni umuntu nyine uhamye ku mushinga we wo kubaka urugo, nta gahunda yo gusenya afite. Ni umuntu wabyakiriye nyine abizi, yiteguye no kwirengera ingaruka zose. yego. Njyewe rero ukuntu mbyumva mu by'ukuri hakabayeho ibiganiro ku mpande zombi, ari uwo musore wasize uteye inda no kuri uwo mugabo n'uwo mugore bari kurera uwo mwana, hakabaho ibiganiro ku mpande zombi, kuko niba ise w'umwana ahari kandi akabibona yuko n'ubundi uwo mwana ari uwe, ashobora no gukomeza akabigira ikibazo akavuga ati mumpe njye gukoresha DNA. DNA niyo zaza, sinzi niba uzi amategeko agenga irangamimerere, ariko amategeko avuga ko ubundi umwana yandikwa kuri nyina niwe biba bizi uko ari nyina, nyine se buriya ntiwabimenya. Noneho amategeko akavuga ko ise w'umwana aba ari umugabo wa nyina. Ni ukuvuga ngo nyina w'umwana, umuntu basezeranye byemewe n'amategeko, ni nawe uba papa w'umwana byemewe n'amategeko. Iyo ari umuntu batasezeranye agiye kwandikisha umwana, tuvuge niba uri umukobwa ukabyarana n'umusore mutarasezeranye mushaka kwandikisha umwana, bisaba ko muzana n'abagabo byibura 3 bahamya koko babizi ko mwabyaranye uwo mwana. Mu gihe wowe iyo wasezeranye niyo wabyara umwana hanze, ne wamubyara hehe yandikwa ku mugabo wawe automatically. Urumva rero mu mategeko niyo yajya gupimisha DNA, niyo yagira gute, mu mategeko umwana akomeza kuba umugabo wa nyina. None rero ndi kwibaza, umwana namara gukura akamenya ukuri, umwana namara gukura n'ubundi iyi famiye yapanze ko izabimubwira byibura ageze imyaka yo gufata indangamuntu cyangwa y'ubukure, kuko nabo bafite ikibazo ko ashobora gukura akaba yakundana n'umuntu bafitanye isano. Turavuga ati byibura ku myaka 16, 17 n'umunani, aho ngaho tuzabimubwira kugira ngo anamenye ko afite iyindi famiye yindi, ataba yakundana n'umuntu wenda bafitanye isano. Ariko ibaze noneho papa we nyawe wamubyaye warashaka ko abimenya afite imyaka 5 yuko afite ba papa babiri. Ese urumva bikwiye? ibyo ngibyo byo ntago bikwiye nayo ngereranyije, gusa ariko nanone urumva bifite ingaruka nanone kuri wa mwana, kuko n'ubundi urumva ise arashaka kubimubwira kandi mama we bakavuga ati hoya nzabimubwira namara gukura. Ugasanga rero n'ubundi wa mwana arakuze agejeje muri iyo myaka, wenda azi yuko papa we wari uwo nguwo wamutunze muri icyo gihe cyose, yamubereye ariko n'ubundi ni papa we azagira ba papa babiri n'ubundi. Shagira biragoye, kuko urumva nyine we azabimenya n'ubundi igihe cyararenze. Kandi noneho wa wundi se nyirizina amubwira uti mwana wanjye nashatse kubikubwira barabyanga, byagenze gutya na gutya. Njyewe nakifuje ko ku mpande zombi habaho ibiganiro, bakagira ibyo bumvikanaho, ise w'umwana w'ukuri akaba yabwira ubungubu impamvu zatumye bigenda gutyo, kuko n'ubundi ubungubu bana n'umugore we n'ubundi yabikoze kubw'urukundo amukunda, amukundira umwana nawe ubwo aramukunda, byose bigenda neza, kandi n'uyu munsi aracyamukunda, aranamurira n'umwana we mu mategeko. Ariko se yakagombye no kureba kuri bwa burenganzira bw'umwana nyirizina. Hanyuma se nyine ukurikije uko umwana angana, urumva ukurikije ubwo burenganzira uri kuvuga uwo mwana babimubwira ryari? Ku myaka 4, 5, 10 ingahe babimubwire ryari? Amaze gukura ageje nko muri 18 gutyo na n'ubundi. Ariko nanjye nakubwiye ngo niho bapanze kuzabimubwira kuri 16 afite indangamuntu, ni 7 n'umunani byibura.
byaba ari sawa, ariko nanone ndumva uwo mwana atava mu maboko y'abamutunze, kuko n'ubundi uwo nguwo ise umubyara yaragiye akuraho telefone, wenda ntiyaje ngo anisobanure cyangwa se ngo agire impamvu atanga zatumye bigenda uko nguko, kuko n'ubundi ntago bari kumenya ikiri hagati aho ngaho, kuko n'umukobwa nta yindi shuwa yari afite. Ese ko abantu bavuga ko umukobwa afite amakosa yakabaye yarahize umuryango, umuhungu akomoka aho iwabo nihe akajya kubabwira ko atwite inda y'umuhungu wabo, yarakwiye koko kujya kubwira iwabo w'umuhungu ko atwite inda y'umuhungu wabo mu gihe n'umuhungu atabizi ko yamuteye inda? Ese ubwo urumva wabiheraye? Nyine mbwira, bavuze ko ari ikosa yakoze, yagombaga gushaka famiye y'umuhungu mbere y'uko ajya gukora urundi rugo. Aho ngaho ngiye ntabwo nakwemera yuko ari ikosa yakoze, kuko umuntu niba agusize mu kibazo yagera aho agiye agakuraho network, nese uwo mukobwa bamucira urubanza niba nta connection yari afitanye n'iwabo. Ubwo se yaba yifitanye wagenda uvuga ngo iki? Oya, aho ngaho ndumva nta gisobanuro, kereka wenda iyo akomeza akaguma mu buzima bugoye, wenda nawe urumva kubyakira byari kumugora, yari kugenda nyine agashakisha iwabo, kuko wenda we hari ubwo yavuga ati iwabo wenda bashobora kuba bafite ubundi buryo bavugana. Ubu se katwishyire mu mwanya wabo w'umuhungu, ubu wowe iwanyu musaza wawe tuvuge ko yagiye mu mahanga, umukobwa araje avuze ko yagiye mu mahanga asize amuteye inda, mwabyemera gutyo gusa? Byagorana. Urumva ko rero aho naho byari bigoranye kuba yatekereza gutyo. Oya, umukobwa njye nta kosa mushinja, umugabo umutunze nta kosa mushinja, kuko yakoze ibishoboka byose. Baza ariko umuntu wirinze kuryamana nawe atwite iyo nda, akavuga ati njye nzategereza ubanze unkunde bya nyabyo. ngaho byibaza icyo kintu. Ubwo se warenga kuri urwo wowe nubwo yaza yisize iki rwose sinshobora ntabwo namwumva. Reka reka, urakoze cyane. yewe nuko mbyumva pe. Urakoze cyane, arakoze cyane. Afisire dukunda ni nawe dusorejeho. Nawe ufite uko ubyumva ushaka kuza muri comment ukaduha igitekerezo cyawe, ukatubwira uko ubyumva cyangwa ugatanga inama kuri uyu muryango. Let's Talk with Kageme tuzajya tuyikurikira buri kenshi gashoboka, ngerageza ko amatopiki tuganireho, dusangizanye ubuzima, mutanga inama. Wasanga uyu munsi ari kana ko ufite ikibazo, ejo akaba ari wowe, nawe ukazifashisha izo nama wubaka umuryango mu buryo bugiye butandukanye. Tuvuga kuri byinshi, kuri relationship cyangwa se imibanire n'abandi, kuri business, ibijyanye n'iterambere, kwizigamira, kwiteza imbere n'indi bitandukanye, ndetse tukavuga no kuri health cyangwa se ku buzima. Ndi Grace Kageme, mbifuriza ibihe byiza, bye bye, ndabakunda, ciao ciao.